it's a breaking news muri ekipe ya APR. Iki kintu bafana ba APR mugomba kucyumva mukacyitaho. Kuri uyu wa kane habaye inama yo kurebera hamwe ibitari kugenda muri ekipe ya APR ndetse n'abandi bantu bari kwitwikira umutaka ekipe ya APR FC ikabigiramo cyangwa se ikabirenganiramo. Kuki izo critique zitangiye kuzamuka bitewe n'iki? Reka bite byinjira neza cyane duhereye muri iyi nama. Yes, alright, reka nongere mbasuhuze mbifurize kumererwa neza cyane. Mwe mudukunda buri munsi mukadukurikirana kuri YouTube channel yanyu. Ni Rutamu Toka Zone TV iwabo kwa sportif. Niho duhurira tukamenya amakuru ajya atandukanye arimo kugenda avugwa. It's a breaking news. Ma ekipe yanyu harimo iki tugiye kuza tubyinjiramo cyane. Muri kino gihe harimo kwitegurwa umunsi wa gatandatu wa shampiyona. Kuri uyu mugoroba hari match zabaye, indi mikino zakomeza ku munsi w'ejo. Ariko randevu ikomeye cyane iri mu karere ka Rubavu. Uyu munsi rero wakwibaza ngo nkuzaniye iki? It's a breaking news. Bafana ba APR mwigire hino tuganire. Kuri uyu wa kane habaye inama rukokoma muri ekipe ya APR. Ni inama yafatiwemo imyanzuro igiye itandukanye cyane ku bakinyi. Ese byagenze bite? Ibyo byose tugiye kuza tubiganira. Tukiri muri APR, nyuma yuko batanze ubujurire muri Ferwafa kubera amakosa yabaye kuri match ya Kiyovu Sport, bakababwira ko icyemezo cyangwa se ubusabe bwabo butishijwe agaciro bakongera bakajurira, hari indi reaction ivuye muri Ferwafa. Wakwaza ngo ni yihe? It's a breaking news. Icya gatatu muri ekipe ya APR tuza kuganira kuri chairman wa APR ndetse n'umutoza Tarebu. Nyuma y'imikino itatu ya shampiyona APR imaze gukina ititwara neza mu buryo bw'imikinire, hari ibyo ubuyobozi bwa APR bwasabye Tarebu mbere yo kwerekeza mu karere ka Rubavu. Ese yasabwe iki? Byose tugiye kuza tubyinjiramo. Nibinadukundira turaca muri ekipe ya Rayon Sport komeje kwitegura match muri ekipe ya Marine. Hari amakuru menshi ava mu Nzove mbere yuko bajya muri lokari berekeza mu karere ka Rubavu. Urumva ko dufite package iremereye. Cyo usabwa nta kindi, bana natwe ukore subscribe, ukore like na share na comment kugira ngo ujye ubona ibiganiro byanyu, kubera ko twebwe icyo cyambere duha agaciro ni abantu bacu. Ibyifuzo, ibitekerezo, icyo twakongera mu biganiro byacu niho mubicisha, hanyuma tukagenda tubikosora. Reka nizere ko tugiye kwanzika neza cyane, ibintu bikagenda neza cyane. So it's a breaking news muri ekipe ya APR. Iki kintu bafana ba APR mugomba kucyumva mukacyitaho. Kuri uyu wa kane habaye inama yo kurebera hamwe ibitari kugenda muri ekipe ya APR ndetse n'abandi bantu bari kwitwikira umutaka ekipe ya APR FC ikabigiramo cyangwa se ikabirenganiramo. Kuki izo critique zitangiye kuzamuka bitewe n'iki? Reka bite byinjira neza cyane duhereye muri iyi nama. So inama yabaye rero ni inama yarimo gufatiramo imyanzuro igiye ikakaye cyane bibanze ku bakinyi bagera kuri babiri bari mu bihano. Haba witwa Sheikh Jibril uyu Dauda Youssef ndetse na Mamadou Si. Abangaba ni abakinyi b'ikipe ya APR ariko bakoze mistake zikomeye cyane mu gihugu cya Misiri, bahagarikwa iminsi 30. So amakuru rero atugero kano kanya avuye mu nama aravuga iki? Sheikh Jibril Watara ni havamo iyi weekend match ekipe ya APR ifitanye n'ikipe ya Rutsiro mu karere ka Rubavu. Bano bagabo bari bajyanywe muri academy, hari amakuru avuga ko bahita bagaruka muri ekipe ya mbere bakitegura derby na ekipe ya Rayon Sport. It's a breaking news. Aya ni amakuru meza cyane ava muri ekipe ya APR. Mpamya ko n'abafana bayo wenda baje kubyishimira nyuma yo guhura n'ibibazo bikomeye cyane mu bakinyi. Turaza no kugenda tubijya turi kureba kuri uyu mukino bagomba kuzakina muri iyi weekend. Turaza kugenda tubigeraho tubihuza
nuko ikipe ya APR itari gukina neza, umupira ushamaje, wa mupira tuzi kuri APR nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Uyu munsi uwo mupira ntabwo uri kugaragara, ariko barimo barashaka ibisubizo byose byatuma ekipe yongera kuza imeze neza kandi ikomeye. So ibyo byose nuko bimeze, abantu mwitegure kwakira Sheikh Djibril Ouattara ndetse na Daouda Youssef yemwe na Mamadou Sy. Iyo ngiyo ni breaking news ya mbere iva muri ekipe ya APR Football Club. So ariko hongeye kurebegwa hamwe, ese kuki APR kwankeswa cyane? Mwabonye ko mu bujuri ikipe ya APR yatanze harimo gushira akanama kadatanu kabogamiye. Ese mu by'ukuri ya myanzuro ya Ferwafa yafatiye APR harimo kubogama? Wenda abantu baze banabitubwiraho nta wamenya, kuko abantu tubona ibintu mu buryo butandukanye. Ibyo mbona kuri reaction ibyo nawe ubona, twarabihuza n'amategeko ajya atandukanye, ugasanga harimo uruhande ruri mu murongo wa nyawo n'uruhande rurimo kurengana. Ariko twese twabonye reaction y'ibyabaye, kuko njye n'uyu munsi nemeza ko imisifurire kuri la match yagenze neza 100%. Ni kubwanjye, ariko kimwe nuko nuriya hari ukundi kuntu abibona, ariko sofa ngira ngo abantu badukurikiranye kuri la match imisifurire ntacyo tujye tuyijijaho, sibyo? Ibyakozwe ni ibintu bisanzwe. Ese kuki bitavuzwe mbere yuko ikipe ya APR nko kuri Mukura ko bitavuzwe? Ibyo ni ibintu abantu bose bakwibaza, ariko sofa APR yamaze gutanga ubujurire bihita bihagurutsa intambara yeruye ku buryo buri official. Ubwumvikane buke n'uburakari bukomeye cyane kuri ekipe ya APR, cyane cyane kuri Ferwafa na Rwanda Premier League. Ibyo APR itangaza iragaragaza ko itishimiye ibiri gukorerwa muri Ferwafa na Rwanda Premier League. Kandi barabizi APR itishimiye ikintu muri iyi shampiyona, mpamya ko kugira ngo kizagende neza byasaba izindi imbaraga. So biri mu bintu bikomeje kugenda biba critique cyane cyane mu mupira w'u Rwanda, ariko sofa wenda ntabwo ndibuze kongera kugaruka ku myanzuro yari yafashwe, ahubwo turaza kurindira turebe ese ekipe ya APR ko yatanze ubujurire hari ikindi kintu cyaza kuvamo. Nitumara kubona reaction muri Ferwafa cyangwa se Rwanda Premier League bavuga bati twasanze twibeshe, ahubwo hari ibindi bintu mukeneye, nzagaruka ngaha kuri kamera twongere tubiganireho. Ariko sofa uyu munsi tugendeye ku byabaye mu mukino na raporo ya komisiyo ya match, nta kintu cyahindura resultat za match. Ko nemera ko APR makosa yose barimo kugenda bavuga kipe ya Kiyovu Sport yaruje cyane ekipe ya APR. Abantu barebye match barabibonye, ekipe ya Kiyovu yaruje cyane ekipe ya APR. Ibyo ngibyo ni ibintu abantu bagomba kumenya. Gusa amakuru meza abantu bamenya nuko uwitwa Mamadou Sy nyuma yo kubona ko ibibazo cyane cyane muri attack ya APR bikomeje kuba ibibazo, ekipe ya APR imaze gukina imikino 7 imaze gutsinda ibitego 3 gusa. Bivuze ngo secondary attacking kuri William Togwe n'abagenzi be ntabwo biri clinical. Niyo mpamvu ekipe ya APR yifuje kugarura Mamadou Sy hakiri kare kugira barebe ko bakuvura ibyo bibazo, kuko APR iri attack yabo ari igiye kuri match ya Rayon bishobora kuba byagorana. APR na derby igira ibyayo, ariko bishobora kuba byagiye kuba byagorana. So ibyo byose rero mu nama yabaye abantu mu byakire mu byumve, uwitwa Sheikh Djibril Ouattara I'm sorry, kano kantu kagasubiremo neza, ibintu bigende neza cyane uko twakadutanga iyi statement. Tugendeye ku nama imaze kuba mu kanya gato cyane, irimo kwihaniza cyangwa se kugira byinshi bashira ku murongo muri ekipe ya APR. Abafana ba APR ntimuzatungurwe no kubona Sheikh uwitwa Youssef Daouda ndetse n'uwitwa Mamadou Sy ku munsi wa 7 cyane kuri match ya ekipe ya Rayon bagaruka muri groupe ya APR. Ibyo ni ibintu bamaze kwemeza, haba ubuyobozi bwa APR ndetse n'imitoreze. Iyi match yo mu karere ka Rubavu ntabwo wazayigaragaraho, ariko it's a breaking news kuri derby. Uwitwa Daouda
na Mamadusi baragaruka muri ekipe ya mbere waravujahe, batangiye kwibwiza ukuri kuko bakomeje kugera muri ibi bintu by'amagambo n'iki, bashobora kwisanga hari angere bagezemo itandukanye niyo bari barimo. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri, tuvuye ku nama yabaye kuri uyu munsi, reaction cyangwa se amakuru aba muri Ferwafa cyane cyane ku bujurire ekipe ya APR yatanze yihanangiriza Rwanda Premier League na Ferwafa, banabasaba gushiraho akanama kadafite ahantu kabogamiye. Icyo ndi kwibaza uyu munsi, ese abafashe imyanzuro hari aho babogamiye? Uraza kutubwira muri comment. Nkuko turi kubikura mu bantu bari hafi muri Ferwafa, ubujurire ekipe ya APR yatanze nta kintu na kimwe biri buze guhindura ku myanzuro yari yafashwe. Ahangaha nibihanagure, nubwo batabyakira neza, nubwo twabona kritike zikomeye cyane kuri ekipe ya APR na Ferwafa ndetse na Rwanda Premier League, ariko amakuru avamo indani aravuga ko hatagomba kugira ikintu gihindura imyanzuro yari yafashwe kuri match cyangwa se nyuma yo gutanga ikirego. Ferwafa ngaha yaje ifite imbaraga zikomeye cyane, ariko na APR ndikavuga ngo ibi bintu mu gihe byakomeza gucya bigakomeza kuzamura urwango n'imibanire itari myiza hagati y'ama ekipe yombi, byanga byakunda biraza kurema ikindi kintu gikomeye cyane mu mupira wacu no mu gihugu cy'u Rwanda. Kuko niba tumaze kubona ama ekipe menshi yiramanta ku misifurire, tukabona buri ekipe yose nta kamoni, biracyari ikibazo gikomeye cyane. Wenda ntabwo ngiye kuza kuvuga kuri ibi bya APR na Kiyovu Sport, ariko ugiye kureba ubushobozi n'urwego rw'abasifuzi muri shampiyona yacu ntabwo ari kuri karibure. Sinzi ikintu bakongeramo cyane cyane nko ku mahugurwa no kubumvisha neza icyo umupira ari cyo, kuko njye nemera ko gutegura match ni ibintu bivuna. Hari abantu benshi mudukurikirana ntabwo mwakinye match as professional, ariko tuzi ibyo ku ishuri, tuzi ibyo mu Murenge Kagame Cup na hehe, gutegura match biravuna. So umusifuzi yaje agahindura resultat za match, byanga byakunda ababangamiye cyane banyira umupira. So urabahagaritse, ndabigushimiye, ariko se kubahagaritse ni byiza, ariko se kubahagaritse imikino 5, ubundi wizeye ute ko azagaruka akemura ibyo yishe? Ngewe nicyo kibazo ubundi mfite mbere y'ibindi byose. Nimba nigabo yisonga, nimba ndi Ishyaka, nimba ndi Olivier, iyo wasifuye match ya Bugesera n'ikipe ya Muhanga, ukamuhagarika imikino 5, ariko nagaruka none azagaruka ari kuri pressure iteye ubwoba, usanga biteje ikibazo gikomeye cyane no kuri imikino iri imbere. Ahubwo njye numva bagahagaritswe ariko bagakorerwa ibindi bintu birimo kubategura neza kugira ngo baze babaye iki, babaye inyangamugayo. Kuko biratangaje kugira ngo abasifuzi babiri nk'ari Muhanga gufata icyemezo ku bintu bigaragara ku mategeko yanditse. Sinzi niba abasifuzi bazi amategeko y'umupira, ariko mu gihugu cy'u Rwanda birakabije, byamaze kuba too much, byamaze kuba too much. Icyo kintu kigomba gutegurwaho kikarebwaho, ariko sofa nuko gahunda zo zimeze muri rusange. Ariko abafana ba APR mwihanagure, icyemezo mwatanze biragoye ko hagira icyo byahindura ku byafatiwe. Ubwo n'abagira inama ni mutegure indi mikino iri imbere, ko mufite match zikomeye cyane imbere mugomba gutsinda. Wenda tugiye kuza tubyinjiye tunareba palmarès cyane cyane kurimo kugenda bitegurwa mu karere ka Rubavu, ko mu karere ka Rubavu barimo barategura kuhakorera ibintu bikomeye. Ubwo ibyo byose nabyo ni ibintu byo kuza kurebaho, ariko ikintu usabwa nta kindi, nkandira kuri subscribe, ukora kuri share na comment mu group agiye atandukanye. Nkandira kuri subscribe, ukore kuri share, ubundi tuzamukane neza cyane. Ndabizi neza ko nta kintu mwanyima keretse kidahari, ariko sofa kanda kuri subscribe kugira ngo tuzamure imibare turebe ko
mu minsi iri imbere byazagenda neza cyane. Hanyuma rero bite mu myitozo ya ekipe ya APR, ko tuvuye mu yandi makuru no kugera avuga ku ruhande ubundi muri APR cyane cyane nyuma gutegura match ya ekipe ya Rutsiro, ni ibihe bintu bigezweho abantu bagakwiye kuba babona muri iyi minsi cyane cyane muri APR? So ubundi ikintu cya mbere bagomba kumenya nuko ikipe ya APR ntabwo ubuyobozi bwa APR buri kwishimira uburyo ikipe ya APR irimo kuderivaringa. Icyo ni icya mbere, ariyo mpamvu nyuma ya match ya Kiyovu Sport nubwo byagenze kuriya, ariko umutoza Tareb yongeye kuganirizwa, bamubwira ko ekipe ya APR itari gukina neza, bityo akwiye guhindura style doje y'imikinire. Bakimara kumubaza gutyo, we yaraje asubiza ubuyobozi ko impamvu atitwara neza ari ukubera impamvu zuko adafite abakinyi be beza cyane agenderaho. Style aho ngaho rero wamwumva, abakinyi be beza agenderaho ntabwo bahari, akaba ariyo mpamvu ari gutakaza match. Icyo ngicyo reka tucyemere, ariko se nimba utakaje izo match gutya, tubihuje na ligue ya shampiyona yacu Rwanda Premier League, tukareba ama ekipe arimo ndetse n'ama elema mufite, kuko ikipe ya APR nongera nkagaruka ku ijambo rya CDS afande Baraka Muganga, ubwo yatangaje ko ekipe ya APR ari ekipe igomba kuba ifite abanyarwanda beza n'abanyamahanga bakora ikinyuranyo. Ariko tugiye kureba muri groupe na effectif dusanga atari ko kuri, bivuze ngo scouting yabo iri ku rwego rwo hasi. Scouting ya APR iri ku rwego rwo hasi. So ubwo rero hakurikiraho iki? No kuri uyu munsi yaho mwabibonye, ekipe ya APR ntabwo ifite abakinnyi bajya kuri 5 kuri match ya Rutsiro, haba uwitwa Sheji Burera watarukigwaye, Memeri Dawo wavunitse uzamara hafi kwezi hanze, hanyuma hari uwitwa Dauda Mamadusi na Ronald Sese Kigande. Abo ngabo ni abakinyi batari muri effectif ya APR, kandi ni abakinyi beza basanzwe babanza muri ekipe ya APR. So nk'uyu munsi ugiye kureba muri 11 w'ikipe ya APR, urasanga kuri nimero 6 ubu hasigaye umukinyi umwe witwa Pass. Uyu mwana waje muri ekipe ya Polisi, baza kumusimbuza Frodouari na Pichu. So tukibaza tuti ese haramutse habayemo ikibazo akaba yavunika, undi mukinyi ufite karite zaza gukasa ninde? Ugasanga baye ikibazo. Kimwe nuko n'abantu bari kuvuga bati ese yakongeye akagarura uwitwa Ariyumusuwa na Kiterera 6 n'ubundi muri defensive kabikora neza. Abarebye rero imyitozo ya APR bavuga ko hashobora kuzaba impinduka zikomeye cyane muri 11. Tukaba twabona uwitwa Ariyumusuwane atangira mu kigo kuri match ya Rutsiro. Ibyo byose ni ibintu birimo kugenda byankeswa cyane bivugwa ndetse na ikipe ya APR. So ubwo rero nuko gahunda zimeze muri ekipe ya APR, ariko biyo wenda tugatambitsemo muri APR harimo intambara ikomeye cyane. Sinzi uko bizarangira, buri wese arimo arigira nyoni nyinshi, buri wese akumva ko nta kosa afite ko ikipe ya APR buri yatangiye kujya ibibazo bikomeye cyane na Ferwafa ndetse n'abandi bantu cyangwa se abandi banyamakuru, ko baratangaza ko ari abantu batagikora itangazamakuru ahubwo baje kwica umupira w'u Rwanda. Ibyo ni ibintu abantu benshi bakomeje kugenda bareba bakanavugaho. Gusa byo ntabwo twabitindaho kuri match ya ekipe ya APR ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba, nibwo ekipe ya APR igomba kumanuka mu karere ka Rubavu
ubwo nizera ko n'abafana bayo bamaze kwitegura agomba kumanuka, kubera ko uriya mujyi ucunze nabi wahava nabi, ucunze nabi wahava nabi. So niyo mpamvu rero abafana ba APR bagomba kuba ari benshi cyane. Wanareba ku buryo na ekipa bagiye gukina, ekipa idakomeye byanga byakunda, ekipe ya APR itakaje match iri gutegura derby, cyaba ari ikibazo. Nk'uyu munsi ekipe ya Rutsiro iri mu ekipe amaze kugira imibare iyemerera kumunuka mu cyiciro cya kabiri. Amanota 15 yashobokaga imaze gukoramo inota rimwe, bivuze ngo yatakaje amanota 18, batsinzwe 4 banganya rimwe, banganya n'ikipe ya Musanze muri weekend ishize. So izo statistike rero sizo kuzana kuri ekipe nka APR. Hanga APR ifite amahirwe menshi yo gutsinda match nubwo hari amazina adahari, ariko nge ntabwo imazina ariyo nza kurirayingaho cyane, ahubwo ngomba kurirayinga kuri APR mu APR bwayo, kipe ikomeye, ekipe ishaka kugira ibindi bintu byinshi igeraho. So ibyo byose rero mbihuje mpita muri ekipe ya APR, birakiri ko inafite amahirwe menshi cyane yo gutsinda ekipe ya Rutsiro, ariko sofa ntawamenya imikino itatu APR imaze gukina ntabwo iri kwitwara neza, iri gukina nabi. Hari ekipe yaze kadefanda gasanga ikipe ya APR ibuza amanota, ariko ni gake APR yabara amanota mu mikino ibiri ikurikiranye, ibintu bigoye, biragoye ko muri APR byabaho gusa no kubona zimeze. Ubwo navuga ni hero Rubavu, weekend ya raha, abantu bose bamaze gupakinga, bamaze kubukinga, ibintu byose muri siporo birabera mu karere ka Rubavu mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero nizere ko abataramu n'iki byose bamaze kuorganiza, igisigaye no kumanukana imiriro na zandani. Natwe nibidukundira ku munsi w'ejo nimugoroba turafata rute mu butaka, tugomba kurara za Rubavu, tukazagaruka ku munsi wo kuwa mbere mu gitondo, cyangwa se ku cyumweru nyuma match ya equipe ya Rayon Sport. Ibyo byose ndio kugenda dutegura. We kintu akwa na kindi dusapotinge, udushigikire mu buryo bwe cyangwa se ubundi, kugira ngo ujye ubona amakuru yose meza kandi yizewe ku gihe. Uko twebwe ahangaha tubyita tuti rarana amakuru, imyanzuro yose iba yabaye tuza dushira akadomo. So niyo mpamvu rero ibyo bintu byose tugomba kubihuza, hanyuma buri kimwe cyose kikagenda neza cyane muri rusange. Aho ngaho ni za ndani, ibintu byose biba bimeze neza cyane. So ubwo rero nuko bimeze muri ekipe ya Rayon Sport. Cyo nabwira abantu ku munsi w'ejo ntabwo uwitwa Bedi Bigirimana yakoze imyitozo. Abantu benshi batangiye no kugira ubwoba, baravuga bati ese Bigirimana Bedi kadakoze imyitozo aho kuri match yabaye nazaboneka. Ariko ndagira kumenyesha ko kuri uyu munsi wo kuwa kane mu myitozo Abedi yagarutse mu myitozo, ndetse na ekipe yatangiye lokal haraza Juru Park niho bibereye bategura match yabo na ekipe ya Marine, match ikomeye. Amakuru yo kutugeraho no ikipe ya Marine ifite ubundi buryo irimo guteguramo iyi match. Hari abantu benshi bazatungurwa cyane n'ibizabera hari mu karere ka Rubavu. Hari abantu bazatungurwa, ibyo by'abantu twicare tubizi, hari abantu bazatungurwa. So ibyo ngibyo ni ibintu abantu bagomba kwicara bazi muri rusange. So hanyuma rero ubu ngubu nabo wabonye ko bamaze gukora lobbying na campaign zitandukanye bategura ku bantu bifuza kujya mu karere ka Rubavu. Nagira ngo bagiye bashiraho amanimero cyane cyane ku bantu bari kure y'umujyi wa Kigali, bavuga bati ni muri kure y'umujyi wa Kigali twagufasha kwishyura amafaranga akujyana akanakugarura akanakwinjiza muri stade pakutaje, nta bindi bintu ugiyemo byo guhangana hari mu karere ka Rubavu. Nabonye abariyo benshi barimo kugenda babikoraho neza kandi urako gutanga umusaruro, ko murabizi neza ko Rayon Sport abafana badahari kwikura mu ntara byagorana. So ibyo byose rero no kugenda bitegurwa cyane kugira ngo ikipe ya Rayon irebe ko yakura amanota mu karere ka Rubavu muri rusange. Numva ari ibyo batubaza ku umutoza wa ekipe ya Rayon Sport, ibyo ntabwo birasobanuka. Ushobora kuba hari izindi nshingano zajemo bishobora kuba byatuma adakomezanya n'ikipe ya Rayon Sport gusa ibiganiro bye byabaye uyu munya Senegal, ariko bisa naho byamaze kugenda bihagarara muri ekipe ya Rayon
nitubasha kumenya andi makuru y'umutoza tuzaba breaking ngaha ibintu bigende neza cyane. So ndagushimiye wo twabanye kuri uyu kano kanya, ndagushimiye cyane. Nizera ko wakanze kuri subscribe, wakoze kuri comment kugira ngo ibitekerezo byanyu tujye tumanukana neza cyane 5 kwa 5. Icyo kintu mba ngisaba abasportifu bose muri rusange.